Hello again, nk'ibisanzwe ni Teacher Cedric, tukaba tugiye kurebera hamwe igitabo cy'ingenzi aricyo cyitwa Life Secrets cyangwa se amabanga y'ubuzima. Iyi akaba ari episode 1 season 1. Tukaba tugiye kurebera hamwe season 1 ivuga ati episode 1 ivuga what is IKiGAI and how to find it. Tugiye kurebera hamwe IKiGAI icyo ari cyo ndetse n'uburyo wayishaka. Twagiye nuko translating biri in English, translating in Kinyarwanda. So let's start. Fable. Tugiye gutangira n'agakuru gakurikira. Once in a small Japanese town, a woman was dying. Mu cyaro kimwe cyo mu Buyapani hari umugore urembye cyane. At some point, she felt her soul leaving her body, ascending upwards and appearing before the spirits of ancestors. Noneho rero hagati aho arwaye igihe kimwe aza kumva roho ye iva mu mubiri we iri kugenda izamuka, noneho iza kugera ku myuka y'abasogokuru be cyangwa se y'abakurambere be. A loud voice asked her, "Who are you?" "I am the mayor's wife," she replied. Noneho ijwi rirangurura riramubaza ati, "Urinde?" Nawe uwo mugore aramusubiza ati, "Njye ndi umugore wa meya." Noneho rirongera riramubwira ati, "I'm not asking you who your husband is. Answer me, who are you?" Riramubwira ati, rirangurura ati, "Ntabwo ndi kukubaza uwo umugabo wawe ari we. Nsubiza wowe urinde." Nuko wa mugore aramusubiza ati, "I am a mother of 4 children. I am a teacher at school." Aravuga ati, "Njye ndi umubyeyi w'abana 4, nkaba ndi n'umwarimu ku ishuri cyangwa se ku kigo." "Did I ask you how many children you have or where you work?" Rya jwi rirongera rimubaza ati, "Se nigeze nkubaza umubare w'abana bawe cyangwa se aho ukora cyangwa se aho?" Yes, and it continued until she said, noneho riragumya riramubaza kugeza ubwo yaje kuvuga ati, "I am the one who wakes up every day to help her family and teach children at school." Ati, "Njye ndi wa muntu ubyuka mu gitondo buri gihe nkajya nkafasha umuryango wanjye nkajya no kwigisha ku ishuri." After that, she returned to her body and the illness receded. She found her IKiGAI. Noneho nyuma y'ibyo rero yaje yaje guhita agaruka, iyo roho ye yaje guhita igaruka mu mubiri we, noneho bwa burwayi yari afite buhita bukira. Yari amaze kubona IKiGAI yiwe. Twagiye turebe IKiGAI means what. Ntabwo ari ikigari ahubwo ni IKiGAI. The Japanese concept of IKiGAI is quite difficult to translate unequivocally, but it can be roughly deciphered as what gives life, meaning what makes us wake up every morning with joy. Iri jambo IKiGAI ni ijambo ry'Ikiyapani ariko rikaba rigoye cyane kurisobanura, ariko twagerageza kurisobanura tukarishyira mu Cyongereza, aho mu Kinyarwanda rikavuga ko ari igitanga ubuzima. Bisobanuye igituma tubyuka buri gihe mu gitondo kare kare tukabyukana ibyishimo. In other words, ubwo gutyo nyine tuba tugenekereje. In other words, IKiGAI is an elegantly compact eastern definition of your main interest. Mu yandi magambo, IKiGAI rifite aho rihuriye n'inshoza yo mu burasirazuba. Bikaba bisobanuye icyo ushishikajwe nacyo, your main interest, ikigufitiye inyungu, what brings joy to your life, cyangwa se ikiguhereza ibyishimo ku buzima. Noneho tumaze kubimenya, ariko turagenda tubisobanukirwa byimbitse, noneho turebe n'uburyo ki finding our IKiGAI. Although the Japanese from Okinawa were able to make this concept a part of their philosophy, it cannot be said that IKiGAI is completely unknown in the West. Ngo kabone nubwo aba Okinawa bo mu Buyapani bari bafashe iri jambo bakarishyira muri filozofiya yabo, ariko ntabwo byavuga yuko IKiGAI itaba izwi ahantu hose, cyane cyane mu Burayi cyangwa se mu Burengerazuba, ubwo ni muri West. We have encountered its followers many times, especially among those who have achieved a lot in their lives. Twahuye n'abayoboke baryo inshuro nyinshi, cyane cyane b'abantu bagiye bagera ku bintu byinshi mu buzima bwabo. We could hardly wait for morning to get back to work again. Wilbur Wright, airplane inventor. Uyu Wilbur Wright, umuntu wavumbuye cyangwa se wahanze indege bwa mbere, niwe wavuze iyi quotes ifite aho ihuriye na IKiGAI, havuga ko ngo byaratugoraga cyane gutegereza yuko bwacya kugira ngo tugende dusubire ku murimo wacu. Ubwo icyo gihe bari ku inventing airplane.
icyo kintu rero cyatumaga abyukana ibyishimo, niyo IKiGAI yiwe, kugenda agakora invention. Nawe niba ubyuka kare kare ufite umurimo, ubyuka kare kare uri kumva bwatinze gucya ngo ujye kuwukora, iyo ni IKiGAI yawe. Yes, do only what you love the most, this is sure to lead you to success. Ngo ujye ukora icyo ukunda kurusha ibindi, ibi ni ibintu bya nyabyo byatuma ugera ku ntsinzi. Every morning I looked at myself in the mirror. Ubwo ni Steve Jobs, CEO wa Apple, atubwira ati every morning I looked at myself in the mirror and asked, buri mu gitondo narirebaga mu ndorerwamo noneho nkibaza, if today were the last day of my life, ese uyu munsi niba ari umunsi wa nyuma w'ubuzima bwanjye, would I want to do what I am about to do today? Ese nakifuje gukora cyangwa se nagakunze gukora ibyo ngiye gukora uyu munsi? And if the answer has been no for several days in a row, then I need to change something. None igisubizo cyanjye niba cyaravugaga oya iminsi myinshi igiye yikurikiranyije, ubwo rero nari ngomba kugira icyo nahindura. Uwo ni Steve Jobs, CEO wa Apple. It is the interest in life, the desire to immediately start one's work and to perform it in the best way, in the best possible way, that gives people a sense of importance, a sense of satisfaction, and a sense of purpose in life. Yes, ni ikintu cy'ingenzi cyase tuba dushishikajwe nacyo mu buzima, ari icyo tuba dukeneye kuba twatangira akazi vuba na bwangu, tugatangira kugakora mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, bigatuma abantu bigirira akamaro abantu, cyangwa se bituma abantu baba satisfied cyangwa se banyugwa, ndetse akaba ari nayo ntego tuba dufite mu buzima, tukabaho ubuzima bufite intego. For those who know their IKiGAI, depression is unknown to them. Abo bantu bazi IKiGAI yabo, ikintu cy'agahinda gakabije ntago bakizi kuri bo, ntabwo baba bakizi. They maintain an optimistic outlook on life and are not susceptible to destructive habits. Ubona ari ba bantu babayeho neza, bafite imitekerereze myiza, bareba ubuzima mu gice cyiza, bakaba batijandika mu bikorwa bibi cyangwa se mu ngeso mbi zangiza. Therefore, for everyone who wants to live a long and meaningful life, it is so important to find a reason to get up in the morning. Kubw'iyo mpamvu rero buri muntu wese ushaka kubaho ubuzima bwiza kandi bunini, kandi bufite icyo bisobanuye, ni ikintu cy'ingenzi cyane kuba yashaka impamvu yagituma abyuka buri mu gitondo yishimye, cyangwa se kuba yashaka impamvu ivuga ati mbyutse muri aka kanya mu gitondo, dore impamvu imbyukije ni iyi ngiyi. Iyo rero niyo IKiGAI yawe. How to find your IKiGAI? Se none ni gute washaka IKiGAI? Opening your own business will require you to invest a significant amount of time and energy. Kuba wafungura business ya cyangwa se umushinga wawe bizagusaba ko ushoramo imbaraga nyinshi ndetse n'igihe cyinshi ndetse n'amafaranga. Yes, you will have to make a thoughtful and important decision, and it's unfortunate that many people understand its importance too late. Ndetse bizanagusaba gutekereza cyane ndetse no gufata imyanzuro y'ingirakamaro, ariko kubw'umwaka cyangwa se yes, kubw'amahirwe make, nuko abantu benshi bumva ibyo ngibyo, akamaro k'ibyo ngibyo baratinze, mazi yararenze inkombe. The earlier you start searching for your IKiGAI, the sooner you will begin to feel peace and satisfaction in your life. Uko ushakisha IKiGAI yawe hakiri kare, niko uzatangira kumva amahoro no kunyurwa mu buzima bwawe. Here are some questions whose answers will help you in your search. Hano rero hari ibibazo aho nugerageza kugenda ubisubiza biragufasha kuba wabona iki IKiGAI yawe. Icyambere, achievements, ibibazo bihuriye ku byo wagezeho. What achievements in your life do you consider to be the most valuable? Ese ni iki kintu wagezeho mu buzima bwawe cyufata nk'ikintu cy'ingirakamaro cyangwa se cy'agaciro gahambaye? Take a piece of paper and write down up to 3 things that you are really proud of. Fata urupapuro wandike ibintu hagati y'ibintu 2 cyangwa 3 byo wishimira waba waragezeho. This can serve as a good starting point for finding your IKiGAI. Iyi ngiyi niyo ntangiriro, niyo ntambwe ya mbere nziza yo kuba wamenya IKiGAI yawe. Knowledge, ibibazo by'ugomba kwibaza bishingiye ku bumenyi. What are your special knowledge and skills?
ese ubumenyi cyangwa se ubwenge bw'ufite buri special budasanzwe ni ubuhe? What do you consider yourself an expert in? Ese ni iki wifatamo nk'umu expert cyangwa se umu professional cyangwa se umunyamwuga muri icyo, nk'umuntu urenze muri icyo kintu? What do you enjoy talking about? Ese ni iki wishimira kuvugaho? What topics do you read in literature on? Ese ni izihe topic cyangwa se insanganyamatsiko ukunze kusoma? What websites do you visit most often in your free time? Ese ni ayahe ma website ujya ukunda gusura cyangwa se kujyaho inshuro nyinshi mu gihe uri free cyangwa se nta kazi uri gukora? Ibyo biragufasha kumenya IKiGAI yawe. Sensations, twagiye turarebe sensations, tugiye kubaza ibibazo bijyanye na sensations. Ubwo ahangaha rero nituvuga ku conscious, sensations, uhite wumva ikintu cyo bita conscious understanding of something, cyangwa se uburyo wumvamo ikintu. Twagiye working in the field that you understand is a guarantee of career success. Gukorera mu gisata cyangwa se mu gice cyo wumva neza cyane ni ikintu cyatuma ugira ku ntsinzi yawe muri uwo mwuga uba uri gukora. But if you want to find happiness, you need to do what you love. Ariko niba ushaka kubona ibyishimo mu byo ukora, ugomba gukora icyo ukunda. Your IKiGAI doesn't matter much to your business success if it is not backed by joy in your heart. Ngo IKiGAI yawe rero ntacyo yitaho watsinda cyangwa se waba successful mu mwuga waba ukora wari wo wose cyangwa se business yawe yari yo yose, niba utishimiye uwo mwuga, ntago IKiGAI ntacyo yaba ikivuze niba itazana ibyishimo mu mutima wawe. This is what you should pay attention to first and foremost. Rero ikintu cyo wumva cyane kuko ari nacyo kizatuma kiguha ibyishimo, bitewe n'uko ikintu cyo wumva uri no kugikora ntago kiba kigoranye, uzahorana ibyishimo. Rero ibi ngibi rero nibyo bintu ugomba kwitaho cyane mbere na mbere cyangwa se mbere ya byose. Self esteem, none self esteem ni nka self respect, uko wiyubaha cyangwa se uwo wibonamo. Twagiye who do you see yourself as in your dreams? Ese mu nzozi zawe wibona nkande? Are you a teacher, lawyer, mother, scientist, publisher or farmer? Ese wibonamo nk'umwarimu mu nzozi zawe z'ahazaza? Wibonamo nk'umuloya cyangwa se umunyamategeko cyangwa umujaji? Wibonamo nk'umubyeyi? Wibonamo nk'umuscientific? Wibonamo nk'umupublisher cyangwa se umuhinzi? Ibintu nk'ibyo byose. Perhaps your self assessment of your future could be the lens that helps focus all your efforts. Bitewe n'uko ubundi uko wisuzuma bigufasha, uko wisuzuma uri kuvuga ati ngewe ahazaza, bigufasha kuba wabona neza cyangwa se bikagufasha kugira ikintu cyo wibandaho cyangwa se ufokasingaho, ukakibanaho n'imbaraga zawe zose kugira ngo uzacyacivinge mu buzima bwawe. Yes, personality. Ubwo nituvuga personality tuvuze a set of non-physical, psychological and social qualities that make one person distinct from another. Ibikuranga wowe ubwawe, aho utandukaniye n'abandi bantu, ibyo ni byo personality yawe. So there are no identical people in the world. Nta bantu basa ijana ku ijana, ndetse n'impanga ziba zitandukanye. And different personalities are suitable for completely different types of work. None kuba abantu bafite rero ibibatandukanya nibyo byiza kugira ngo bagende bagira bakompletinga cyangwa se babe babasha gukora ubwoko bw'akazi runaka bugiye butandukanye, bitewe n'uko baba bashoboye ibitandukanye. Knowing your personality type, you will understand why some activities bring you great pleasure while others don't touch a single string of your soul. Nutangira kumenya personality yawe cyangwa se ibyo ukunda n'ibyo wanga, bizagufasha kumva neza buryo ki bimwe hariho ibikorwa bimwe biguha ibyishimo, hakaba hariho ibindi bitagushimisha habe na gato. You can use a special map to find your IKiGAI, which shows that your main occupation is located at the intersection of what you most want and what you do best. Ugomba kwifashisha map rero ukagenda ukareba ibintu by'ukunda cyane uruhande birimo n'ibyo wanga uruhande birimo, aho bihuriye akaba ariho wisanga, aho byabaye intersection, aho ibyo ukunda biri byabaye intersected, akaba ari ibyo ugira iki ukora. Final words of Final words of advice. Tugiye kureba amagambo ya nyuma y'inama.
ayo magambo turayakura kuri Steve Jobs. You've got to find what you love. Ugomba gushaka icyo ukunda. And that is as true for your work as it is for your lovers. Ibyo ni ukuri ku kazi kawe ndetse no kuba n'ubukunda. Your work is going to feel a large part of your life. Umurimo wawe rero cyangwa se akazi kukora niko kagiye kugira ufata uruhare runini mu buzima bwawe. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Kandi nanone kunyurwa bya nyabyo ni ugukora icyo wizera yuko ari umurimo urenze cyangwa se mwiza. And the only way to do the great work is to love what you do. Kandi nanone kugira ube wakora akazi keza bigusaba kuba uri gukora akazi kukunda. If you haven't found it yet, keep looking. Niba utari wakabona gumya ushakishe, don't settle, ntutuze tu. As with all matters of the heart, you will know when you find it. Yes, and like any great relationship, it just gets better and better as soon as the years roll on. Ndetse kimwe nk'iyindi mibanire isanzwe bizagenda bimera neza uko imyaka igenda itambuka. So keep looking until you find it. Rero gumya ushakishe mpaka ubonye icyo ukunda. Iyo niyo IKiGAI yawe. Don't settle. Ntutuze, hanga ushyire umutima hamwe. Steve Jobs niwe wavuze aya magambo. So guys, iyi yari part 1, season 1 episode 1, aho twarebeye hamwe icyitwa IKiGAI and how to find it. Noneho next part tuzarebera hamwe how to live easily, learn to simplify. Uburyo wabaho mu buryo bworoshye, kwiga kwiyoroshya cyangwa se koroshya ubuzima. Thank you. This was Cedric, Teacher Cedric. Tuzagumya kubana no mu zindi interesting topics zigiye zitandukanye. Iyi yari what is IKiGAI and how to find it. Thank you. Nizeye yuko yabagiriye akamaro. So click on subscribe, comment, share this video, and click on the ring so that you can be together. We can be together in the next lesson. Thank you.